it was back in the start. wari waba uri imbere y'ikintu wiyemeje kureka ariko kumva wahita ugikora kandi mu ngamba wafashe harimo kureka icyo kintu kibi cyakubase, waba ukiri imbere ukazenguruka ukareba ku ruhande ukishima mu gushakisha imbaraga zo kutongera kugikora. Ndabasuhuje ndi energy capable. Iki kiganiro ni ubuzima n'imibereho. Iyi ni lennytoday. Ikaze. Serivisi z'irembo hamwe na Super Delight Limited turi kumwe muri iki kiganiro. Urifuza kumenyekanisha imisoro cyangwa urashaka kujya kwiga hanze, Super Delight Limited tubafitiye serivisi za Rwanda Revenue Authority, serivisi z'irembo, mifotara n'izindi. Dusange aho dukorera Kicukiro Kanombe hafi y'ibitaro bya gisirikare. Aho waba uherereye hose serivisi zirakugeraho cyane. Telefone 078 93 23 Super Delight Limited, engage, inspire and thrive. No kuri WhatsApp turahari. Igihe umuntu agiye gukora ikintu akumva hari imbaraga zimubuza kugikora, zikamubwira zituje ziti uribuka ibyakubaye igihe uherutse gukora ibintu nk'ibyo, ushaka ko byongera kukubaho. Icyo nicyo twita umutima nama. Gusa hari igihe yumvisemo izindi mbaraga zono zifite ubukana zimushishikariza guhaguruka agasingira cya kintu, akumva akibuze yahangayika. Izi mbaraga zikunze kuganza umutima nama, maze uwo muntu agatukura cya kintu. Rimwe na rimwe gishobora no kumuteza akaga. Yamaze kugikora, icyo ababonye mu by'ukuri ntabwo ari umunezero, ahubwo ni ugukira umuhangayiko yaterwaga no kubura icyo kintu. Iyo azibukiriye icyo kintu ntagikore, abatsinze urugamba rukomeye, ahafishimanya agasano hamutambukije. Iyo bigenze utya aba yumviye umutima nama kandi yakoresheje ubwenge. Iyo umuntu abanje yibaza ibibazo nka ndamutse mbikoze byangeza kuki, ese ibi bihuriye n'intego zanjye, akenshi ashingiye ku byo yanyuzemo, icyo twita ubwenge. Iyo wize ibintu ukabifata babikubaza ukabishobora, icyo nicyo twita ubumenyi, ntabwo ari ubwenge. Ari nayo mpamvu tugirwa inama yo gukoresha ubumenyi ariko bushingiye ku bwenge, mu rwego rwo kwirinda ingaruka mbi zo gukoresha ubumenyi ariko budashingiye ku bwenge. Gusa hari ikintu twahereje gukora ikintu wiyemeje kureka. Kuri iyi ngingo, imisemburo y'umubiri iba ifite ijambo ryo kuvuga rikomeye. Ibi byumve neza. Iyo ukoze ikintu kikakuryohera, umubiri uhita uvumbura umusemburo witwa dopamine. Iyo wongeye kubona icyo kintu cyangwa kugitekereza, umubiri uhita wongera ukavumbura wa musemburo witwa dopamine, ukumva uragishaka. Iyo uzibukiriye icyo kintu ntugikore ntacyuba, ahubwo umusemburo wongera ugasubira ku rugero rusanzwe. Hari nayo mpamvu tugirwa inama yo kwirinda gukora ikibi mu rwego rwo kwirinda guhora duhanganye n'uwo musemburo. Tukagirwa inama yo gukoresha ubwenge n'umutima nama mu rwego rwo kwirinda guhora twicuza. Tukagirwa inama yo kugira ubushishozi buhambaye bwo gukoresha amarangamutima yacu tugashobora kuyagenzura, cyangwa se tukaba nini kuyaruta. Byinshi kuri uyu musemburo wa dopamine n'amarangamutima wabisanga ku rubuga healthline.com. Iyi ni lennytoday. Nge ndi energy capable. Ndabashimiye.